niba uzi yuko hari ibikomere wigeze uhura nabyo, uyu munsi no video ye kugucika, kubera yuko tugiye kureba ibintu biba bikenewe kugira ngo umuntu akire igikomere icyo ari cyo cyose cyo ku mutima. Ndabizi neza ko abantu benshi tudakunda kuvuga ibintu bijyanye n'ibikomere, ariko ibikomere dushobora kuba n'utuntu dutoya utazi twaritwo. Urugero kwa kundi ushobora kuba warakuriye ahantu ukiri umwana batakwita mu buryo buhagije, icyo bita neglect. Usanga ntabwo bakuvuza, ntabwo bw'ibyo ukeneye. Buriya hari ubwoko bw'ibikomere byasize, ariko hari n'ibikomere bigiye biri dukunze kuba tuzi. Ugasanga umuntu hari umuntu wamuhohoteye, cyangwa se ugasanga umuntu hari umuntu wamukubise cyangwa se aramutoteza ku rwego rwo hejuru. Ibyo byose bigenda bisiga ibikomere bigiye bitandukanye. Hari ibikomere byo kubura abantu dukunda, cyangwa se bakaduta, bakaduhemukira. Mu buzima nta muntu utajya uhura n'ibintu bishobora kuba byamukomeretsa, ariko abantu benshi ntabwo tujya twiga ese ni ibihe bintu bishobora kuba byafasha umuntu ufite ibikomere kugira ngo abashe gukira. Mu cyongereza hari ibintu tujya twita ngo conditions of healing. Ni ibintu biba bikenewe, conditions ziba zikenewe kugira ngo umuntu abashe gukira. Ibyo ni ibintu niyo turuze kuba twaganiraho, ariko mbere ko tubivuga, reka tubanze twanareba ubundi ibikomere ni gute umuntu yamenya ko hashobora kuba n'ibikomere yahuye nabyo. Ibikomere bigira ingaruka ku bice byose by'umubiri, cyangwa se ku nguni zose z'umubiri. Dushobora guhura na trauma cyangwa se ibikomere tukiri bato, cyangwa se turi n'abakuru, ugasanga biteye ibibazo by'umubiri. Ugasanga turwaye umutwe udakira, ugasanga gusinzira byaranze, ugasanga umugongo, ingingo runaka zirababara, kandi byose byaratewe n'ibikomere runaka twahuye nabyo. Ibikomere bishobora gutuma umuntu yitwara nabi, cyangwa se ugasanga ntabwo agira imyitwarire myiza, ugasanga gusuzugura cyangwa se gukora ibintu bibangamira abandi, kurwana, byose bitewe na stress ibikomere bitera. Ibikomere bishobora gutera stress ku rwego rwo hejuru, ku buryo ishobora kugaragarira no mu myitwarire. Ibikomere bishobora kugaragarira ku mitekerereze. Ugasanga umuntu yamenye yuko nta muntu akwiye kwizera. Mu buryo ntekereza, nta muntu nkeneye kwizera. Ugasanga umuntu azi neza yuko ubuzima ari bubi, abantu bose ari babi, kubera yuko ibintu byamubayeho byamwigisha yuko ari ibintu bimeze. Ugasanga umuntu azi yuko nta mugabo akwiye kwizera, cyangwa se nta mugore akeneye kwizera. Ugasanga umuntu azi yuko abantu ari babi. Ibyo byose ni ibintu bishobora kuba byaterwa n'ibikomere. Bikaba ari ibintu biba bisaba ngo ese ni gute twakwiga kuba twakira kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza bujyanye n'imibanire, kubera yuko ibikomere bigira n'ingaruka ku mibanire. Ugasanga umuntu ntabwo ashobora kugira umubano n'abandi, ugasanga gukunda ntabwo bimworohera, cyangwa se ntabwo abishaka. Tuba dukeneye kugira ngo turebe uburyo twakira ibintu nk'ibyo, kugira ngo imibanire yacu ibe myiza ku kazi, uburyo tumanajinga amarangamutima, byose birusheho kumera neza, bibegeye ku murongo. Ndibuze kubasangiza kondisiyo eshatu cyangwa se n'ibintu bitatu ntekereza yuko ari byo biba bikenewe kugira ngo trauma cyangwa se ibibazo byadukomerekeje ku mutima tugende tubirenga, tugende tubivamo. Ikintu cya mbere, sinzi niba ndibuze kugishyira mu Kinyarwanda ngo bikunde, ni ikintu kijyanye na safety y'amarangamutima, cyangwa se kumva utekanye mu buryo bw'amarangamutima. Iki ni ikintu kibaho mu buryo butandukanye, ariko ugomba kuba uri ahantu ibintu byagukomerekeje bitakiri. Niba umuntu wagukomerekeje mukiri kumwe, bishobora kugorana keretse nahinduka, kandi guhinduka tuzi ko bigorana. Niba ahantu ibibazo byabereye ugihari, bishobora kugorana. So kubura ahantu uzi neza yuko ibibazo bigukomeretsa bidahari, uwo ni umutekano. Ariko hari indi safety, icyo twakwita kwa kundi wumva utekanye ariko mu mibanire n'abantu. Ukaba ufite umuntu wumva ari wa muntu ushobora kuba atakujudging, cyangwa se ushobora kuba atagucira urubanza. Ari wa muntu ushobora kubabwira ibintu byari byose akakumva. Wa muntu wumva wakora ikintu icyo ari cyo cyose ntagire ikintu agutwara. Wa muntu mushobora gusekana, mukababarana, mukarirana. Ibyo bitanga icyo bita gutekana mu buryo bw'umutima, buryo bw'amarangamutima, cyangwa se amahoro y'umutima hagati yawe n'uwo muntu. Twese dukenera emotional safety. Niyo mpamvu
ikintu bita umubano uri ku rwego rwo hejuru, umubano ukomeye, ari kimwe mu bintu biri kuri lisite y'ibintu bya mbere bikiza trauma cyangwa se bishobora kuvura umuntu. Ni nayo mpamvu ushobora kubona umuntu agiye kuganira n'umukansara, ugasanga umukansara nta kindi akora usibye kumutega amatwi ukaganira gusa, nta n'izindi strategy yamwigisha, ariko ukabona umuntu agenda arushaho kwizamura icyizere, agenda arushaho kumva yuko ubuzima bishoboka, nta n'amagambo umuntu amukomeza yiza amubwira, just kumutega amatwi bakaganira bagakina, kumva yuko afite umuntu ushobora kuba yamwumva. Ntabwo ari itegeko ngo ujye kumureba kumukansara, kubera yuko uwo muntu ushobora kuba anamubona muri society, akaba inshuti, akaba umukunzi wawe, akaba umuntu uwo ari we wese. Hari abantu bavuga yuko bakize ibikomere nyuma yo gushaka, kubera iki? Yabonye umuntu ushobora kuba amwumva, amutega amatwi, akabera isoko yo gukira. Nicyo kintu cya emotional safety, kubona umuntu ukumva akakwakira ku rwego rwo hejuru, ni kondisiyo ya mbere. Ntekereza yuko n'izindi zose zarorera, ariko ukaba ufite ikintu emotional safety, ibikomere byinshi bishobora kuba byakira. Ikindi kintu cya kabiri gituma umuntu ashobora kuba yakira ibikomere ni ikintu kijyanye no guturisha umubiri. Buriya trauma ikangura umubiri cyangwa se itera stress umubiri ku rwego rwo hejuru. Abantu bumva badasinziye, bafite ibikomere bahuye nabyo, ni uko umubiri uba wakangutse, hari amahormone aba yazamutse ku buryo umuntu ahora yumva yuko hari ibyago bihari. Kwiga strategy zituma umubiri utuza ni kimwe mu bintu bikiza trauma cyangwa se ihungabana iryo ari ryo ryose ryo ku mutima. Niyo mpamvu amatekinike arwanya stress akenshi abantu bayakoze igihe kirekire bafite ibibazo bya stress cyangwa se bya trauma, babona ibimenyetso bigenda bigabanuka. Ndimo ndavuga nk'ibintu nka meditation, ziko meditation iturisha umubiri, yoga. Hari abantu nzi bagiye bakora yoga gasanga gusinzira byaraje, ugasanga kugira icyizere byagiye biza, kubera yuko bya bintu bituma umubiri ukanguka bigenda bigabanuka, ya stress agenda agabanuka, umubiri ugatangira kwikiza. za reflexology cyangwa se bya bintu birwanya stress tuzi, ugasanga umuntu yakoze igihe kirekire, kubera bigabanya stress, ugasanga umuntu umubiri atangiye gutuza. Ikindi kintu cya gatatu navuga cy'ingenzi, ari nacyo cya nyuma, ni ikintu kijyanye no gukora ibintu bigaburira ubwonko intekerezo nziza. Akenshi imwe mu ngaruka za trauma cyangwa se ibikomere ni uko yataka uburyo dutekereza, ugasanga wizera ibintu bitari byiza, ukavuga uti njye nta kintu nzimarira, ibintu byambayeho ni njye muntu mubi ku isi, ntabwo nshobora kwizera abantu, ahazaza hanjye nta kigenda, abantu nta muntu, abagabo bose, ibitekerezo byinshi bishobora kuba bitagufasha. Kimwe mu bintu bishobora gufasha ni ikintu kijyanye no kwiga gukora ibintu cyangwa se kugaburira intekerezo zawe ibitekerezo biri positive cyangwa se byiza. Hari uburyo bwinshi bwo kubikoramo. Hari nk'abantu bakora ikintu gifite umumaro, ugasanga nubwo yagize trauma ariko arimo arakora ikintu gituma abona ko hari ikintu ashoboye. Nubwo nagize trauma mbura abantu, ugasanga ndimo ndarera abana, bigatuma mbona yuko hari ikintu nshoboye. Ibyo wenda twanabifatanya n'ikintu, gukora ikintu gifite purpose cyangwa se gifite intego y'ubuzima, ku intego yawe, kugira intego y'ubuzima. Yego, ariko kwiga no guchallenginga cyangwa se kurwanya imitekerereze itari myiza muri therapy cyangwa se bakoresha imitekerereze, amavura imitekerereze, ari therapy yitwa CBT, aho umuntu ufasha umuntu gusimbuza, kwiga tekinike zatuma abasha gusimbuza ibitekerezo bibi akabisimbuza ibitekerezo byiza, akabona yuko ubuzima hari ikintu gishoboka zironga zigiriho. Kuba nkiriho birahagije kugira ngo ubuzima bwanjye hari ikintu buzamara. Nubwo ibibazo ari byinshi, ariko hari ibintu ushobora kuba nakora bikaba byangira umumaro. Ibitekerezo nk'ibyo ngibyo, kure ibintu bishobora kuba wakora bikabikangura, cyangwa se ukagabura ibitekerezo byawe, ukabugabura ibitekerezo byiza, ugakora ibintu bituma ugaburira ubwonko ibitekerezo byiza, ibitekerezo byubaka, ibitekerezo bigana imbere. Izo kondisiyo eshatu, nubwo atari zo zonyine, ariko ntekereza ko ari izo kondisiyo zibanze cyangwa se ntakuka, niyo foundation ku muntu ushaka gukira ibikomere.
uramutse ubikoze bishobora kuba byafasha. Ikindi kintu ushaka kongera mbere ko dusoza ni uko abantu benshi iyo twahuye n'ibibazo bidukomeretsa trauma tuba twumva tutari abanyamahirwe cyangwa se twarahuye n'ibyago. Mu by'ukuri uko ni ukuri. Nta muntu wakwifuza kugira ibintu ahura nabyo, nta muntu wakwifuza guhura n'ibibazo. Trauma, ikintu gishobora kuba cyatera trauma ni ikintu kiba gishaririye, ariko iyo byabaye akenshi nta kintu tuba dufite twabihinduraho. Ikintu tuba dufite ni kugira ngo turebe ikintu twabikoraho. Kimwe bintu twabikoraho ni ugukira, twamaze kubiganiraho, ariko ikindi dushobora kuba twabikoraho ni ukureba amasomo twabivanamo yatuma turushaho kuba abantu beza cyangwa se turushaho kugira isi nziza. Hari abantu bahura na trauma cyangwa se bahura n'ibikomere bigatuma bagira umurava wo kurwanya trauma mu isi. Ugasanga atangije ibikorwa bituma abandi bantu batazahura n'ibibazo nk'ibyo ngibyo. Ese ni gute ibibazo twahuye nabyo, trauma twahuye nazo dushobora kuzifashisha kugira ngo twigire imbere cyangwa se tugire ibintu dufasha abatuzengurutse cyangwa se twebwe ubwacu? Ubundi nshaka navuga yuko nk'indi kondisiyo cyangwa se ikindi kintu gishobora gutuma abantu bakira ni ukureba uburyo ibintu byawukomerekeje ubibyaza umusaruro kugira ngo byo bigukoresha ibyo bishakiye. Niba bintera kubabara, ni gute ahubwo nabivanamo ikintu kizatuma nishima bitewe n'ibyankomerekeje, nkakora ikintu kizatuma kubabara ahubwo nshobora kuba nakwishima. Nizere yuko ibikomere byose ushobora kuba warahuye nabyo ushobora kuba wabonye ikintu cyagufasha ndetse cyatuma ubasha no gufasha abandi. Nifuza yuko hatagira ikintu icyo ari cyose cyatuma tutishima. Nifuza yuko abantu badukurikira batagira ikintu icyo ari cyose gituma badakora ibyo bashaka kugeraho. Niyo mpamvu tubagezaho ubumenyi nakwita yuko budasanzwe utapfa kubona ahandi hose muri buri Kinyarwanda. Nakwifuriza yuko wabasha kubukurikirana ndetse ukabusangiza n'abandi, ndetse ukabasha kuba wanarayikinga kuko bifasha ko bigera ku bandi bantu bashobora kuba bafite ibibazo nk'ibyo wahuye nabyo cyangwa se ibyo uragerageza gukemura. Nitwa Gavin Psychologist, mwifurije ubuzima bwiza.